Nese sheri. Kudabijimye ku maso biti. Gusa urabona kwijima ku maso yanjye bidafite impamvu. Ntabwo se basi wishimiye ko njye nawe dukundana. Kundana? Dukundana kubera iki? Umva rega ngiye maze kurambirwa. Uretse gato. Waje ukicara hano ukabivuga inyegere. Hano naho harabaye ariko twaganira tukumvikana. Hano hari abandi bantu bari mu nzu. Sibyo. Please ihangane uze wicare hano. Reka icyo uzi ni ukumbwira gusa nta bindi umuntu wawe ufite. Nta bindi ushoboye. Ariko nshaka kuzinduye no kuza kumbwira. Oya ndarambiwe ariko bitebye ntabwo nkubwiye nabi ariko nawe shyira mu gaciro urebe telefone. Iyi no muri iki kinyejana turimo iyi vision turimo. Karasharamye andi afite iPhone 15. Abandi nabandi ariko. Aya ubuzima bwawe ntago wagakwiriye kubugeranya n'ubwawe. Urabibona. Iki gihe ibigezweho ntaga ibyo utabasha kwiha nawe ntukagorane. Nose kubizi ko nanjye ubwanjye nta kazi mfite koko. Ngo yibura nkugura iyo telefone. Nta kazi ufite? Genza gute? Urabona nzabyanganira. Yezo ubundi iyo telefone ushaka igura amafaranga miliyoni n'igice. Kuseka. Ayo mafaranga urumva yavahe nta kazi mfite kwe. Nubwo nyine ibintu byo tuzakomeza dupfa ntazihanganira kubana nawe. Ngiye impamvu nanakwemeye nuko ari ubwa mbere nari nkundanye. Ntabwo nari nzi ibingibi ko bigenda. Asereka nkuba ubundi urukundo nkeka ko rutagendera ku bintu. Yego, ngiye byose ndabireba. Kuko nta kuntu nahora mu mwenda umwe abandi barahindura buri kanya inkweto yampengamiyo ngo mvuge ngo ndakomeza kundana ndiraga ubukene se. Miliyoni n'igice nabuze nuko njya miliyoni n'igice yava hese. Ndikubwira ndi gushaka akazi ndi kugenda ndefora abajyatandukanye. Byari kazaboneka ryakazi. Bashe nawe kugura niyo telefone ihenze nkuko. Noneho naje. Wakabaye wihangana sheri wa. Naje nta na fanta nta niki inyota iranyishe umuntu utabasha no kugurira umuntu na fanta ngo muzimanire ubundi ngiye ubundi ndi kugukundamo ibiki. Hari igihe nanjye twa turi kuvugana ariko burara naburaye. Ugeze no kuburara ibaze ndi gukundana n'umuntu burara. Urwo rukundo n'urwaye. Tumva narayobye ahubwo narayobye ntago uri sayi ntago dukwiranye ngiye naribeshye. Nose urashaka gukora iki? Ntabwo nzabyihanganira. Ntabwo nzakomeza kubyihanganira. Kandi nawe urabibona. Hari benshi bayatanga bagura byose umuntu cy'umuntu ashaka cyose. Ariko kugerageza gushaka akazi ngo ntumumerane. Erego hora muri nza kandi ntabwo ibyo umuntu abitegereje. Ese umuntu ahora mu mwenda umwe ategereje umuntu hora muri nza cyangwa umuntu areba umuntu utamugurira umwenda. Umuntu umuhereza ibyo akeneye byose. Iyo nza rero sha ndumva kuri iki gihe bigora. Ntabwo ari ngiye wanze ushaka uburyo nakugurira imyenda myiza ngo musohokana. Ibyo rero uzagenda ubibwira abandi. Ibyo wabibwira mushiki wawe akabyumva ariko nge sindi mushiki wawe. Hari abahungu benshi bankunda banayafite. Urumva? Rero usubuna nkwizirikaho ibiki. Aya. Benshi bagukunda. Barankunda barahari. Banavitari kubima. Ngo nza. Ariko nkeka ko wagakwiye kumfasha muri ubu. Hano umuntu burara koko nyakasana. Ibaze narugezemo nkaburara. Wagakwiye kumfasha tugashaka uburyo ndimo ndashaki. Urashakisha iki? Nibyo dupfereka. Reba igihe waherengura urashakisha. Urukundo rudashingiye kuri ibyo byose. Reba igihe waherengura urashakisha. Urukundo rudashingiye kuri ibyo byose. Aya umva urukundo rw'iki gihe uko rumeze. Urukundo rugendana n'ibikorwa. Ntabwo ari amagambo ngo abantu batera imitoma ngo kuri telefone ukamuririmbira. Nibyo byavuyeho ni bya kera. Ntabwo ari iby'iki gihe. Twe dushaka mane dushaka ibikorwa. Cyose kuzurata ngo amagambo ngewe nibyo ndeba. Ndewa ndoze ubukene se kuryo nziroga ku mutima. Nanjye ntabwo ubukene ariko nabwiye. Sawa rero. Reka nze nigendere. Ibi ni ibibazo bibaho. Reka nigendere cyane ko nta n'itike uri bumpereze wabuze yo kunzimana urabona itike. Haramutse neza. Minyo. Haram. Wadusubiye. Komera. Mark. Aho umushyitsi. Minyo mukuzi. Ntabwo nicara ndikwihuta. Ugiye mu kazi. Hari ahantu ngiye. Hanyuma rero mumeze neza ariko. Meze neza. Turaho. Ngo akazi se ko watinze kukajya. Natinze mukuru. Baravuganira na Mark buriya turaza kongera gusubirana ingarutse. Ikibazo. Sibyo? Ahubwo se mwajyana kumerekeza. Bakandi. Bamumerekereza. Oya, reka kandi. Imugani. Minyo.
karibu rero ubwo turaza gusubira. Sawa murakoze. Nubwo uzi no kuzimanira n'umuntu. Reba inyota yanyishe naje ku ruzuba. Ubu nta na fanta. Umuntu udashobora no kugurira umuntu na fanta ya 500. Kugira imana yo mazi ukayabona. Akagenda. Ubuse ubu ninjye wiyanze. Abahungu bameze gutyo ukuntu babita ni ba rubebe, uri rubebe. Mbabara ntabwo ngututse ariko ni kategori ngushyizemo. Ibyo ushaka ariko njye naragukunze. Ni kategori ngushyizemo. Ntabwo nigeze ntekereza naragukunze kandi. Kunkunda birajyana n'ibikorwa. Ntabwo ngubu rero ibikorwa ntibishoboka ni gushaka akazi ninkabona ubwo nanjye ntabwo ari bimwe bya kera abantu bateraga imitomo umuntu agakurikira umutoma ngo akubwira akagambo twiza ngo yakuririmbe ibyo byararangiye urabizi ntabwo tukibigenderamo tureba ibikorwa do gutya mfasha rwose ufashe na ryari nshaka akazi nkabone ukorera ibyo ushaka ariko sinkubona urakaye nigendera dore n'izuba ryacanye ndabizi umuntu wabuze fanta ntabwo ari bubone nayo kuntegera umusore utategera ubundi umuntu yari gutereta umuntu ewana agira ati ayihagararaho ubwo se tubanye noneho byagenda ute nta n'amavuta yo kwisiga najya mbona gikotori ngiyi ya moviti nayibore rukundo we mwiriwe neza ni sawa yego none bitwaye ariko se wabireka kuvuga nabi dore ko bitanakubereye use mu mamaga mugabo wanje ari wifite byenda bite kuraye kundana nayo wanditse oya narakwiyamye simwe kazi kabiri rwose mbabara umufashe sinikundana nawe amahoro ushaka kunsenyera pe isi warashatse ariko njewe ukwanga ntabwo nabishobora pe erega dore mbanana kurabuye ngo ubwire umugabo waze muha akazi ibyo byose mbikora kugira ngo ukomeze kumererwa neza ariko wowe style urakomeza ukampunga ahubwo ngwino nkingure dore ndi ngaha kuri gate wanyu ndi ngaha kuri gate wanyu kuri gate ora kuri gate swakori tukastana kubara kurozi usikwere kwako ako narakwiyamye kenshi sibyo oya ndakwiyamye uhereye umunsi ujya kumamagara uziye kujya unzira mu kuza kunsenyera urugo none urashaka tubikore gute nakubwiye ko kuzanga biteze kandi twese ushoboye kose nazo bashaka kunsenyera niba uzareka kunsenyera sibyo okay ndi ngaha kuri portail ngwino unkingurire wambaye ukanyumva ntabwo bishoboka nurashaka ndakumve gute ntabwo ngenda ntakubonye kuko navuye mu rugo njewe gusuhuza
Sam, wiriwe cyane baramutse mbara nama stress umva mbaro kaswamura mwene wanyanga ndakwingenze Ibo sha yaje hano yo mbaro z'umutware sawa kosa yego cyamaze Deke urakora iki? Seguro. Kujyana no buhoro. Gusa urareba ukabona ari ubuhoro. Urabona ubu ari ubuhoro? Nje hano kubwa urabona ari ubuhoro kwe. Nje nakuze. Urakora iki hano? Nje ko umuntu to. Okay. Umuntu. Hari umuntu muziranye hanga wowe? Ari umuntu. Indese. Ndiki zwemba ko naje ko umuntu hari kindi navuze. Chikureba ba. Chatu Genda. None se habaye. Nakubwiye ko naje ko umuntu. Ari ki? Ninde waje kureba? Bro, kina yuko naje ko. Sizige cyane. Oya nyine bwira umuntu uje kureba ni muntu ki mufitanye gahunda ki ko ngenzi ko hano utakabaye bari. Hano hari umuntu naje kureba. Hari n'umuntu waje. Ari ki? Umva ndeke. Nyine ndakumva nka mukuru wawe. Isimbi mwarakundanye ariko ubu ngubu n'umugore wubatse ari mu rugo rwe ameze neza n'umugabo we. Urabona utagiye kumusenyera kweri? Urabona utagiye gusenyera undi mwana? Ese bro. Ubugende ubatse. Usa nasenyutse gake. Wabuze agahinda ngenda nakubera isimbi wansize. Nyine mva mubwire. Ndabyumva pe, ndakumva neza nukuri. Nyine isimbi ndabyumva mwarakundanye. Ariko wagiye hanze umara igihe kinini umarayo imyaka 2 contact ziracika sibyo ntimwavuganaga umvaga umwana azakomeza gutegereje kugeza ryari ariko umenye uko isimbi yagiye udashwanye n'ubu ndacyamukunda nyine ndabyumva ntimwashwanye ariko ubu isimbi ni umugore w'undi mugabo arubatse yarashatse ari mu rugo rwe ibi rero nta kintu byakugezaho kuko ibyo bintu byararangiye kuba yubatse ntago ari ikibazo kuko je n'ubu ndacyamukunda kandi umenye ko yagiye nta kintu na kimwe dupfuye nyine ndabyumva yagiye mudashwanye sibyo nta kibazo mufitanye ariko nyine yarashatse ibyo bintu ntabwo byakobye nta kintu byakugezaho ikintu waba ugiye gukora cyonyine ni ukumusenyera kandi nawe utari umutwara urabyumva kuko ubu ngubu ni umugore w'undi mugabo mu mategeko wowe urabona ibyo bintu byashoboka se bizashoboka babyihorera oya aha hanze hari abakobwa benshi ntabwo uzabona undi mukobwa uyu nawe ukamurikira urugo rwe akubaka kamera neza urumva yaba hari abakobwa benshi ntabwo mbangeje igihe cyose ntarashaka undi ariko n'ubu ntegereje isimbi wanjye kandi ibyo byumve gutyo nyine niko kuri brother ntabwo igitekerezo ari cyiza ariko ihangane ndakumva wawe ariko uzabona uwawe ni umugore w'abandi isimbi mureke sibyo isimbi mureke uzabona uwawe
uyu ni umugore w'umugabo none ntabwo byaba ari byiza ugiye gusenyera undi mwana gusenya urugo ubuze urugo buryo ruvuna byararangiye mwibagirwe sibyo umwikuremo hanyuma cyambere nuko ndamukunda kandi nawe ndazi neza ko ankunda no gapfa kwigirisha cyakoze noneho umva nkubwiye niyo yaba gukunda sibyo niyo yaba gukunda nawe uramukunda ndabyumva ariko ubu ngubu ibyo bintu byararangiye none se ari umuntu uri umugore w'umugabo urakunda nawe ngo bikugeze kuki ntabwo ashobora kugisimbi kuki yashatse undi mugabo ugomba kubyubaha ko ari mu rugo rwe ukamuha ariko nawe amahoro ugomba mwiriwe neza mwiriwe ko mwaheze inyuma y'igipangu oya nta kibazo abahereje inyuma y'urugi nta kibazo nyine twari turi gusura abantu hano usanzwe turi gutaha nta kibazo abakiriya batwakiriye turimo mu nzu nyine baratwakira twanabonanye ubu ahubwo usanzwe tutari turimo turataha ubu bari badusezeye twari dutashye nta kibazo ahubwo ngaho reka tutandukane nyine tuzasubira ngaho murabeho ngaho sawa mwirirwe ndashaka kunsobanura mu magambo make avunaguye ukuntu Ndekezi yaje aha yazanywe nande yarangiwe nande yakinguriwe nande igipangu yinjiye muri iyi nzu gute yicaye mu yihe ntebe uransubiza se cyangwa ntabwo uri bunsubize niko nawe nabonye ntabwo yazagira ngo yaje nk'umuzimu tsagereza ukanyumva ese utangiye kumbeshya ngo ntawe wabonye ntabwo yigeze agera hano niko nawe nabonye so ndi impumyi rero ndi umusazi so ntabwo duhuye atashye uwo mbonye si we ndarwaye mu mutwe se nuvanga inzara yivanze n'ubwonko ntabwo biri gukora byabaye amazi ese ntunkoroge ndakubaza bwa nyuma Ndekezi yaje hano cyangwa ntiyahaje niba yahaje ninde wamurangiye hano ni kuri ntabwo yahaje se wanyumvishe ntabwo yigeze mubona pe ariko ni wowe cyangwa ni ikindi kintu turi kuvuga Ndekezi uramuzi se so yaje ntiyaje Jesus Christ yavuze ariko so wazagiye no mu ishuri ukiga kubeshya basi ugashaka amashuri y'abantu babeshya bakakwigisha ukajya ubeshya ibintu bifatika genda kuvuga ngo umuntu namubonye twavuganye washaka mufata amafoto se twakubitanye sohoka igipangu wamubona gute se nanjye ndabaza ubusa ndaho ndamangamanga ngo abantu ngo baburaye ngo inzara yisha abantu ndajya guhaha mu mifuka natebeje narakumbi aba ex baje kuko ntabwo yize za nukuri pe ntabwo yize za hanga kandi si reka nkubwire usho kumbeshya ndiko ndamubesheje namubeshya
urambwiza ukuri ntabwo uri bumbwiza ukuri. nakubwije ukuri ariko siko ntamubonye. Isi ufite ibyo ukina nabyo uretse gato. So uvuganye na wumvikanye na Maka ngo mumbeshye. Sibyo? Maka nambwiye ko atigeze agera hano kandi jewe namwiboneye. Yuko nabweze agera hano pe kandi bikuganze kuri. So mwabipanze murumvikana ngo mumbeshye. Oya. Uko nawe ko bimeze. Ntabwo uze mubona kandi nabikubwiye. Kwanza mwina tuvugana. Vayo. Vayo mu cyumba aho mvuze nguki. Je kunkubita. Isi mvuze nguki. Okay. Kanzi. Isi. Nitaye kushonje, ntitaye kunshonje. Nitaye ngo ko twaburaye, ntitaye ko mvuye guhaha niriwe nirukanka imisozi nshaka amafaranga. Ngo turye. Ubwo ibindi byose birahagarara, mbwiza ukuri. Aya ni amahirwe ya nyuma nguhaye yo kumbwiza ukuri. Ntabwo mbisubiramo. Niwongera kumbeshya. Niwongera kumbeshya. Biraza kwitwa ibindi. Ndashaka umbwire Ndekezi yaje hano gute, yahawe nande uburenganzira bwo kuza hano, yakinguriwe nande, yahageze sangahe? Shira ariko nakubwije. Umbwije ukuri. Umbwije ukuri. Subiramo. Isi ntumu utankoresha isi ntabwo ukubita wowe. Utankoresha amakosa ngwimo. Wambwije ukuri wowe. Nikamubwiza ukuri. Wambwije ukuri. Nikamubwiza ukuri. Ngaho vuga nyine yaje ryari sangahe yakinguriwe nande? Nibyo nge nshaka. Ubaye ikiragize? Vuga rero. Nakubwije ukuri niko byagenze. Byagenze gute? Yaje hano ntiyahaje. Namubonye sinamubonye. Byagenze gute? Yaje. Ahamagawe nande? Yaje ate nyine? Yazanywe n'iki? Yamenye hano ate? Mani vuga wintesha umwanya. Nyine yampamagaye. Amaze kumpamagara ambwira ngo ari kuri porotaye. Ndangije nyine sinabwo nize mwitaba. Ntabwo wamwitabye? Nose yakubwiye ko ari kuri porotaye gute utamwitabye? Akaga karungura induki goko. Nyine yaje arakubwira ngo ndi kuri porotaye kandi sinabwo ntiwamwitabye. Yaje bigenda gute? Nyine yaje. Arampamagara. Arambwira ngo ari kuri porotaye. Utamwitabye? Oya namwitabye nyine kuri telefone ari nanijyanye hano mu cyumba. Nuko? Ntangije rero nanga kumukingurira. Ndambwira ntabwo nagukingurira nanamutuka cyane umbwira nabi. Nganije hamwe ntabwo ari bugende mpitahamagara mukuru we Sam aza gutwara. Akugeza agera hano
none se ndemera ibihendeka ibihe ko numva ibyo uvuga byose ubivuga ki? Ubwa mbere ngo ntiyigeze agera hano ngo ibyo by'ikintu biki, noneho ngo yaje ngo hamagara mukuru, ndizera iki? Ngaho mbwira icyo kwizera wowe, nizera iki? nyine yamamagaye mbwira mpamagara mukuru wiwe aza amutware kumva, ariko ntabwo yagira hano ngo ubwo mwameze nyine mukingura kwinjira mu nzu. Mama we, mpereza nimero ya Sam. Mpereza zana nimero ye. Kise cyo kimamagara ni cyane. Allo? Sam, bit. Uri hano? None se kuyoze umusenzi utinyuka kanankupa nkiri kuvuga. Ndi iwanjye. Hanyuma Sam aje gute murabivuganye? Kwambwiye ngo ari hano ngo ninze mvugane nawe. Mwumvikanye ibyo mugiye kumbeshya. Guma hano ntuhave. Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito, ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya, ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha, ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi, kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe, maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe.